wabaza atari ko se gukizwa se niki bakakubwira ati dukorera Imana, turirimba muri korali, dutanga ibya 10 n'amaturo, ndiyiriza kangahe mu cyumweru, nsenga iminsi ngahe, nsura abarwayi, mfasha abakene. Ukamazi ibyo nibyo gukizwa. Ahubwo ati ge niyo nose wajya mu ijuru ubu uramutse upfuye, ati byaterwa nuko nasangwa. Biragaragara rero nubwo ukora ibyo bintu byose ntago byigeze biguha ibyiringiro by'uko uyu munsi uramutse upfuye wajya mu ijuru. Bavuze muri Yesaya bavuga ko iyo mirimo myiza yo gukiranuka ni nk'ubushwambagara bufite ibizinga, kuko nubwo ari myiza iri kuva mu isoko yanduye. Ndagira ngo wenda se nubigarukaho kubera iyo mirimo myiza nta kishobora nyine gufasha umuntu. Reka nongeho n'ikindi, hari abafite ibyiringiro mu madini n'abashumba b'amatorero n'ibindi, abapotre, ababishop n'abandi. Ukabona umuntu ibyiringiro bye biba mu muntu runaka kubera icyari cyo. Ariko se uyu munsi uyu muntu yaguhemukiye ko ari umunyabyaha nawe ukiri mu nzira yo gutungana, napfa se ukwisishira irashirana nabyo no kwifuza kwayo. Biri clear kandi biri kanabyeka ngo ubwo Kristo azagaruka ngo azazinga ibi bintu byose. Reka nshyiraho clarity kuri iki. Ntabwo umuntu aba umunyabyaha kuko yakoze icyaha. Ukivuka nta cyiza nta kibi urakora, uri umunyabyaha wujuje ibyangombwa. Nyine icyo Kristo yakoze urumva niwe ugiye kuzanira abantu agakiza. Kandi ako gakiza nyine hakaza kuza ku buntu kubera ko ya mirimo. Ubwo icyanyuma ngira ngo uvugeho hari icyo tuvuga cy'agakiza. Nyine nimba katabonekera mu mirimo, ubwo kabonekera muri Kristo. Ariko ndagira ngo mu gusoza unavuge kuri iki kintu. Ubu bisobanuye ko imirimo myiza nyine nta mpamvu yo kuyikora, ndetse n'ubundi nimba atari nkizwa no kwizera Yesu, kubera iki naruhanye ikora. Ni iki ijambo ry'Imana rivuga ku mirimo myiza? Ubwo ndavuga ngo dusoreze kuri cya kindi twahereho twibaza, agakiza kabonekera mu kwizera Yesu. Turabasuhuje, ikaze mu kiganiro umusemburo w'impinduka cya Youth for Christ Rwanda. Youth for Christ Rwanda ni umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko ufite intumbero yo kubona urubyiruko aho ruri hose ruhabwa amahirwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bamwizeye bakamera abigishwa amaturage Kristo abegereye. Rero mu biganiro bitandukanye tubagezaho muri insanganyamatsiko y'umusemburo w'impinduka, cyangwa se ko twifuza ko urubyiruko koko mu kumenya Yesu, mu kumwizera, mu kumukurikira baba umusemburo w'impinduka. Hari insanganyamatsiko twatangiye ivuga ngo ibyiringiro bidakoza isoni. Ubushize ngira ngo tuyivugaho twagarukaga ku murongo uri mu Baroma igice cya 5, umurongo wa 5 uvuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Rero uyu munsi turagaruka kuri uwo murongo, ariko cyane cyane turaba tureba ku isano iri hagati y'agakiza n'imirimo myiza. Ngewe ndi Placide, ngira ngo abasanzwe bakurikira ibiganiro turamenyeranye. Munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye, ngira ngo yibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Kwizera Obed. Ubwo se kusanzwe unzi. Ariko ibyo byose harimo abatanzi. Nkorera hano muri Youth for Christ Rwanda. Cyane cyane mu ishami ry'uburezi mu ishuri rya Youth for Christ Rwanda ryitwa Kigali Christian School. Murakoze cyane Obed. So tuvuga kuri ibi byiringiro bidakoze isoni dushingiye kuri uwo murongo wa 5. Igice cya 5 cy'Abaroma mu by'ukuri ni ibyiringiro Pawulo agaragaza ngo urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu Umwuka wera twahawe. Ubwo harimo ibintu bibiri twagarukagaho. Urukundo rw'Imana asahita agaragaza ko Imana yarwerekanye ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Kandi nyine tubona ko mu gice cya 8 agaragaza ko Umwuka wera ari uduhamiriza nyine ibyo byiringiro ko turi abana b'Imana. Mu yandi magambo, mu nteruro imwe avuga ko ni ibyiringiro bishingiye kuri Kristo gusa, ku murimo yakoze. Ndagira ngo wenda mu gutangira ubwira abadukurikiye, ese kubera iki ibi byiringiro bidakoze isoni biri muri Kristo? Kubera iki Kristo gusa?
kubera icyo umurimo Kristo yakoze. Buriya rero ibi byiringiro ntibikoze isoni kubera ko urimo uvuga wongeyeho izina Kristo. Iyo statement uyikuyemo Kristo, ntabwo ibyo byiringiro byaba bikiri ibyiringiro bidakoze isoni. Rero urambajije uti kubera iki ibyo byiringiro bidakoze isoni? Nuko bituruka muri Kristo. Mu gice cya 8 cy'Abaroma mu murongo wa 24 haba ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ubwo rero iyo tugarutse ku cyitwa gakiza, ntabwo wavuga agakiza katarimo Kristo. Yego. Rero ibi byiringiro ntibikoze isoni. Ntekereza ko ngira ngo n'ijambo gukorwa n'isoni bifite byinshi bivuga. Nabishyira nko mu magambo abiri. Biravuga ko umuntu akorwa n'isoni igihe hari ibyaha yakoze. Reka mbishyire muri ayo magambo. Ukaba wakoze ibintu runaka nyine biteye isoni, ariko binanagukojeje isoni no mu bandi. Bishyire muri ayo magambo. Ukumva ufite ikimwaro, ukumva uri guilty. Icya kabiri, ushobora no gukorwa n'isoni kubera ko hari ibintu wari wiringiye ariko ukaba utabigezeho. Rero mbigaruye neza, ntekereza ko tuvuka twese tudafite ibyiringiro bizima. Nta byiringiro bizima tuba dufite. Mu magambo, nta byiringiro bidakoze isoni tuba dufite. Kubera ihe mpamvu, muri uru rwandiko nshimye ko ari naho wahereye mu gice cya 5, usubiye inyuma gato mu gice cya 3 murongo wa 23, haba ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Iyi bose rero iravuga ko twese tuvuka turi abanyabyaha. Ubwo turi abanyabyaha rero, ubwo ibyo bintu byose bituriho, dukozwe n'isoni kuko turi abanyabyaha, ariko tunakozwe n'isoni ko ibyo duharanira kugeraho nabyo ni ibintu bimeze nk'ibihwayihwayi bidafite ubuzima, kandi binafite igihe birangirira. Ibyo byiringiro rero ni ibyiringiro bikojeje isoni, kandi koko tuvuka twese umutima wacu werekeza muri ibyo byiringiro bidafite ubuzima. Uvuga uti wenda ndashaka kuzatunga amafaranga menshi nkaba umuntu uzwi, ndashaka kuzaba umunyacyubahiro nkamenyekana, ndashaka kuziga amashuri menshi nkaba umuntu w'ikirangirire. Ariko ugasigara wibaza ngo ese ibyo bintu byabasha guha umutekano umutima wa muntu? Ugasanga ntabyo. Rero ibyiringiro bidakoze isoni rero ubwo bifite ahandi bibonekera rero. Ubwo ndagira ngo wenda tukiri kuri icyo, wenda mu magambo make, kuki ibi byiringiro ntabwo bishobora kubonekera ahandi hatari muri Kristo? Ntabwo bishoboka. Reka tuvuge amafaranga. Yego. Sibyo? Kuko abenshi ubu birirwa biruka inyuma y'amafaranga n'ibindi. Reka tuvuge amafaranga. Uzi system y'amafaranga. Warize economy cyagize amahirwe yo kwigaho ibintu bya economy. Amafaranga aba muri movement. Mu gitondo ari mu mufuka wa Placide, ariko mu kindi gitondo akaba ari mu mufuka wa Obed. Iyo movement itariho ntago bishoboka. Bisobanuye rero ngo mu gitondo ushobora kuba uyafite, ikindi gitondo ukaba utayafite. Igihe uyafite ushobora kumva ufite ibyiringiro muri yo, ariko igihe utayafite se ibyo byiringiro bijyana n'amafaranga. Reka tuvuge icyubahiro. Mu gitondo uba ufite icyubahiro, ufite position runaka, ariko ikindi gitondo ukayitakaza. Ibyo byiringiro bijyana na position wari ufite. Ibivanye, reka tuvuge ubwiza wenda. Ubu se ibyo byose turacyari bato. Reka tuvuge ko wenda ugumanye ubwiza, ariko se ntuzasaza. Okay, reka tureke gusaza. None se ntuzanapfa. Reka tuvuge ibyiringiro byawe ko bifite mu mugore twese turubatse cyangwa mu mugabo. Uyu muntu se muzahorana iteka azapfa. Birakwereka rero. Reka nongeho n'ikindi. Hari abafite ibyiringiro mu madini n'abashumba b'amatorero n'ibindi, abapotre, ababishop n'abandi. Ukabona umuntu ibyiringiro bye biba mu muntu runaka kubera icyari cyo. Ariko se uyu munsi uyu muntu yaguhemukiye, ko ari umunyabyaha nawe ukiri mu nzira yo gutunganywa, napfa se, bisigara rero bitwereka ngo nta handi ibyiringiro byabonekera. Kuko ikintu cyitwa ibyiringiro ni ikintu kiguha kuba stable uri ku isi, ariko na nyuma y'ubu buzima. None ibingibi byo rero birangirana n'uko umuntu arangiye. Arakoze cyane. Ngira ngo ubwo uvuze ko ntabwo bishobora kubonekera mu butunzi, uvuze icyubahiro, uvuze ibindi byose, abantu, yaba umushumba, yaba umugore, mbese
ibintu byinshi bishoboka, ariko ndagira ngo wenda tugaruke nkongeyeho n'ikindi ngira ngo clear mu rwandiko rwa Yohana we yaravuze ngo ukwisi ishira irashirana nabyo no kwifuza no kuza kwayo. So biri clear kandi biri kanabyereka ngo ubwo Kristo azagaruka ngo azazingazinga ibi bintu byose ijuru n'isi kuko ntibitunganye. Yego, ndagira ngo wenda tukiri kuri iki cy'ibyiringiro bidakoze isoni, aho twahereye aho umurongo wavuze wo mu Baroma 8 uvuga ko twakijwe dufite ibyiringiro. Yego, ngira ngo ari kuvuga ibyiringiro byambuka ubu buzima. Yego, noneho bikatwinjiza mu buzima bw'iteka ryose. Mu buzima twakira tukiri hano, ariko ubuzima nyine budahagarikwa n'urupfu, aho nzabana n'Imana kandi mu munezero, kuko birigaragaza ko n'abatizera badafite ibyo byiringiro nabo bazakomeza kuba ariko mu mabaro w'iteka ryose. Ndagira ngo tugaruke kuri iki nari nkubajije, ibi byiringiro ko n'ahandi bishobora kubonekera, nk'uko nabivuze dutangira dushaka kureba isano iri hagati y'agakiza, kuko ibi ni ibyiringiro by'agakiza n'imirimo myiza. Turi kuvuga imirimo myiza, twavuga imirimo itegetswe n'amategeko y'Imana uko tubisoma mu byanditswe byera, imirimo Imana yifuza ko abantu bakora. Ndagira ngo tugaruke kuri iki wenda, ese imirimo myiza yo umuntu ntashobora kwigiramo ibyiringiro by'agakiza byo kuzabana n'Imana iteka ryose? Urashaka ngo nkubeshye cyangwa nkubwize ukuri? Oya, hano nta kubeshya rwose, nuko vugisha ukuri. Buriya rero ibyo ari byose hari ibyo umaze kwitegereza mu Rwanda. Ntekereza ko tutari bato bo kutitegereza. Abanyarwanda benshi iyo babajije iby'agakiza cyangwa iby'ibyiringiro biri mu byo bakorera Imana. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo abenshi iyo babajije ngo mwarakijijwe, bavuga ngo yego. Wabaza atari ko se gukizwa se niki? Bakakubwira ati dukorera Imana, turirimba muri korali, dutanga ibya 10 n'amaturo, ndiyiriza kangahe mu cyumweru, nsenga iminsi ngahe, nsura abarwayi, mfasha abakene. Ukamazi ibyo nibyo gukizwa? Ahubwo ati geni no se wajya mu ijuru ubu uramutse upfuye? Ati byaterwa nuko nasangwa. Biragaragara rero nubwo ukora ibyo bintu byose ntago byigeze biguha ibyiringiro by'uko uyu munsi uramutse upfuye wajya mu ijuru. Bishatse kuvuga iki rero? Yesaya igice cya 64:5 havuga ngo nibyo twakiranutsemo byose n'ubushwambagara buriho ibizinga. Birerekana ko rero, reka nkongeyeho n'ikindi, Bibiliya ubwayo yerekana ko nta mazi meza ava mu isoko mbi. Sibyo? Ubwo bishatse kuvuga ngo ubwo umuntu avuka ari umunyabyaha, reka nshyiraho clarity kuri iki, ntabwo umuntu aba umunyabyaha kuko yakoze icyaha. Ukivuka nta cyiza nta kibi urakora, uri umunyabyaha wujuje ibyangombwa, kuko icyaha ni kamere. Sibyo? Icyo cyaha ni ikihe? Abakunda gusoma Bibiliya, nzi ko nawe uyisoma, bidusubiza mu itangiriro aho ibintu byatangiriye. Imana mu gice cya 2 iremye ibintu bimeze neza. Ivuze ngo ni byiza, bivuze ngo ni absence of sin, nta cyaha gihari. Ariko mu gice cya 3 tubona umuntu asuzugura Imana. Adamu wari uhagarariye inyoko muntu yose, kuko Adamu bivuze amani. Amani ntago ari umugabo, ni umuntu uhagarariye abazabaho bose. Byerekana iki rero? Ubwo asuzuguye Imana, Imana ikaba yaramubwiye ngo umunsi wariye ku giti kimenyesha cy'ubwenge, kimenyesha ikibi n'icyiza, no gupfa uzapfa. Kandi Imana ntabwo ari Imana yanduye, ikivuze iragisohoza, iri juste. Ubwo umuntu yayigometse ku Mana yahindutse umunyabyaha. Rero twese ubwo dukomoka kuri Adamu, Pawulo abidusobanura ngo nk'uko umwe yakoze icyaha nuko bose bahinduka abanyabyaha. Twese rero tuvutse ntituri abamarayika, nta cyiza twakora ngo kinezeze Imana, turi abakamere, turi abanzi b'Imana, nuko dukura. Rero uyu muntu narimo avuga ngo nta mazi meza aturuka mu isoko mbi, ni nk'uko rero nta mirimo myiza yaturuka muri kamere mbi. Ubwo ukoresheje ikindi kigereranyo,
ni nk'igiti nyine cya avoka kizera avoka. Mu rugo twari Ntabwo tugifite gishobora cy'ipapayi kwera cyiza cyane cya kijyambere. Twari dufite expectation ko tuzarya imbuto nziza, cyari kibyibushye kirakura, igihe kiragera kirera, ipapayi irashya, tugiye kuri ko dusanga rirasharira. Utekereza ko imbuto ariyo yari ifite ikibazo? Oya, igiti nicyo cyari gifite ikibazo. Icyo twakoze twarakirimbuye. Ubwo nsubiyemo ibyo umaze kuvuga mu magambo make, kubera inkomoko ya muntu, ndavuga Adamu wa mbere Imana yaremye, yaza ku batarakoze icyaha, twari kuvuka tudafite ikibazo, ariko kuko twamukomotseho nyuma y'uko agomeye Imana, natwe tuvukana iyo kamere yo kugomera Imana, bityo ibyo dukora ni imbuto nyine cyangwa ni umusaruro wabo turibo. Ntidukwiye kubyitiranya. Ibyo umuntu akora ni umusaruro w'icyaricyo. Icyaha rero ni identity. Mvuka mfite kamere ibyara ibyaha. Hari n'abafilozofe ngira ngo abadukurikiye b'abafilozofe cy'abizi ibindi, aho ngo witwa Jean Jacques Rousseau yaravuze ngo umuntu avuka ngo ari mwiza, ngo ariko ngo societe ikaba ari imwanduza. Reka umuntu avuka ari mubi, societe ikamuha internship. Ubwo ndagira ngo tugaruke ku cyo twaherewe cy'imirimo myiza. Wavuze muri Yesaya bavuga ko iyo mirimo myiza yo gukiranuka ni nk'ubushwambagara bufite ibizinga, kuko nubwo ari myiza iri kuva mu isoko yanduye. Ndagira ngo wenda se nubigarukaho, kubera iyo mirimo myiza nta kishobora nyine gufasha umuntu. Ubwo ndaje mbihuze, garuke wenda imbere y'Imana, ndaje mbihuze. Wagatiya njyanye nko mu gice cya 3, Paul aravuga ngo Abraham iyaba yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo kwirata, ariko si imbere y'Imana. Mu Baroma igice cya 4, mu Baroma aba afite icyo kwirata, ariko si imbere y'Imana, ubwo ni imbere y'abantu. Iyi mirimo rero icyambere igituma atari imirimo yabasha guhesha umuntu ibyiringiro, icyambere twabivuze, iri perishable, imirimo ituruka muri kamere, irapfuye nayo. Ni imirimo yo ituruka mu mutima wikunze, ni umutima ushaka ngo bambone, ntago ari umutima, kuko Imana yari yaremeye umuntu kubaho ayihesha icyubahiro. None uyu muntu ubwo arimo akora ibi bintu byita byiza, ntago arimo kubikorera Imana, arimo arabyikorera cyangwa arabikorera abantu bikagarukira aho ngaho. Rero ikindi gihari ni uko ubwo afite kamere yanduye, n'ibi bintu bigaragara nk'aho ari byiza ni bibi. Uzace kuri ruhurura, uzi ko ruhurura ureba imyanda ibirimo, ariko nugera ahantu igera amazi amanuka uba ubona ari meza, ariko uza ahantu yaturutse muri cano yanduye. Icyo ubwacyo rero, kuko imirimo irimo ituruka muri kamere y'umunyabyaha ni mibi mu maso y'Imana, kuko akenshi uko tureba ntago ariko Imana ireba. Tureba nk'abanyabyaha, ariko Imana ikareba nk'Imana. Nicyo navuga rero, ibyo bintu ubwo ibyiringiro biva mu Mana, kandi Imana ikaba itandukanye n'ibyo nkora ndi umunyabyaha, nta byiringiro byabamo. Ngira ngo ubwo Bibiliya ibigarukaho kenshi, ngira ngo Imana ishime kuri gukomeza kuyigarukaho nk'isoko y'ukuri dufite, igaragaza ko nta mirimo myiza umuntu ashobora gukora ngo navuga ngo ikora Imana ku mutima, kubera ko bafitanye ikibazo mbere na mbere, kandi icyo kibazo ntabwo kigiye gukemurwa n'ibyo byiza. Ngira ngo Yakobo yaranditse mu rwandiko rwe cya 2 umurongo wa 10 n'uwa 11 ngo ni wumvira amategeko yose ariko ugasitara kuri rimwe uyishe yose. Ngira ngo nta muntu ushobora kwikubita ku gatuza avuge ngo ngewe narayumviye 100% tutaretse nyine, birumvikana bituruka muri ya soko. Wa muntu afite kamere idashobora gutuma akora ibyiza. Rero nta wavuga ngo ngi sindakora ikibi na rimwe, bituma rero nubwo wavuga ati sinsambana siniba, ariko warabeshye. Ubwo imbere y'Imana umeze nk'uwakoze bya bintu byose. Dukurikije ibyo Yakobo avuga, nagira gusa nongere kuri ibyo uvuze. Ubwo ucyongeyeho kuko buriya uretse n'imihango n'abashaka kubahiriza amategeko nyine. Yego. Kandi imwe mu mpamvu y'amategeko twari dusoma mu gice cya 3 here ku murongo wa 11, kwari kugira ngo akanwa kose kazibwe, abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Bisobanuye ngo umuntu ni umunyabyaha ku rwego rw'aho atabasha no kubona ubunyabyaha bwe.
kugeza aho Imana imuha impamvu ituma amenya ko ari umunyabyaha, akore imuha amategeko ayananirwe. Uzare no mu buryo bwacu busanzwe ko bigenda, kugira ngo uzabone abantu babasha kwemera amafuti yabo. Akenshi tuyasunikira ku bandi nk'uko Adamu na Eva babigenje, ariko Imana yo yatanze amategeko mu mpamvu imwe, ni ukugira ngo umuntu akanwa ngo kazibwe hatabugira umuntu wiregura n'umwe. Ikindi abantu batsindwe n'urubanza, hariho abiringira amategeko, rero nabo bari muri ayo, kuko urabivuze uwishe rimwe aba yishe yose. Ndagira ngo wenda tugane ku musozo, wumva icyo turi kuvuga nuko icyo umaze kuvuga, ntabwo mu by'ukuri imirimo myiza ishobora guha umuntu ibyiringiro bidakoze isoni, kubera ko nta imbere y'Imana umuntu afitanye ikibazo n'Imana mbere na mbere gituruka mu nkomoko ye, afitanye urubanza nayo. Rero ntabwo imirimo myiza gukemura icyo. Ngira ngo aho twahereye nuko nyine icyo Kristo yakoze, urumva niwe ugiye kuzanira abantu agakiza, kandi ako gakiza nyine kakaza kuza ku buntu, kubera ko ya mirimo ubwo icyanyuma ngira ngo uvugeho hari icyo tuvuga cy'agakiza nyine nimba katabonekera mu mirimo, ubwo kabonekera muri Kristo. Ariko ndagira ngo mu gusoza unavuge kuri iki kintu, ubu bisobanuye ko imirimo myiza nyine nta mpamvu yo kuyikora, ndetse n'ubundi nimba atari nkizwa no kwizera Yesu, kubera iki naruha nyikora? Ni iki ijambo ry'Imana rivuga ku mirimo myiza? Ubwo ndavuga ngo dusoreze kuri cya kindi twahereho twibaza, agakiza kabonekera mu kwizera Yesu n'imirimo myiza idashobora guhesha umuntu agakiza, bihurira hehe? Reka nze nkigarukeho buriya mu byo twavuze n'iki twibagiwe cy'imigenzo n'imihango y'amadini. Umuntu akabatizwa, akanakomezwa, akanakora n'ibindi, akumva rwose no kubatizwa mu mazi menshi, ati rwose buriya nageze iyonge mfite agakiza, n'icyo ntikirimo rwose, nacyo tugikuremo. Rero buriya ngira ngo n'ikinyarwanda uburyo kivugitse hazamo ukuntu bisaba ko abantu basobanura neza, ukumva ibi bintu nkubwiye nibyo koko. Ngira ngo umunyarwanda iyo umubwiye ati Placide amakuru, urambwira ngo ni meza, ariko turaziranye, nkeneye gukomeza kubaza ati se koko ni meza gute, kugira ngo mbashe kumva umbwiye icyo ubundi n'icyo umbwiye. Buriya rero imirimo, ntabwo imirimo tuvuga hano ituruka mu gakiza ari iyikorwa, ahubwo ni umusaruro. Nk'uko ibyaha ari umusaruro, ni nako n'imirimo myiza ari umusaruro. Ndaje mbisobanure. Ubu ngubu ndamutse mfite indwara virus muri jyewe, ikibigaragaza ni iki? Bigaragazwa n'ibimenyetso biri inyuma, right? Bisobanuye ngo rero sinkizwa n'imirimo, sinkizwa n'idini, sinkizwa n'imbaraga zanjye kuko ntibiva mu mwete mbigirira n'ibindi. Dore rero nkizwa no kwizera Kristo gusa, by grace. Imana nibwo ikiza abantu ku murimo Kristo yakoze ku musaraba. Iyo umuntu yihanye akabyizera, ibyo nibyo bimukiza, bikamuha identity nshya. Iyo identity rero ikintu ibaho nuko, reka nkwereke mu Efeso igice cya 8 cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Haba ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu byirata, ngo ni mu maso y'Imana cyangwa no mu bantu. Umurongo wa 10 avuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Mu magambo, hanze ya Kristo nta buzima, nta mirimo. Ikimana yita imirimo myiza nta gihari. Ariko umuntu wizeye Kristo, uri muri Kristo, umusaruro uva muri uko kumenya Kristo no kwiyunga n'Imana ni imirimo myiza. Bibiliya rero hari ikintu ivuga ngo mukore imirimo myiza, ariko wibuke irimo irabibwira abantu bakijijwe, ntabwo irimo kubibwira abantu bagiye kubikora nk'umutwaro n'umusaruro. Mu Bagalatiya hakatwereka imirimo ya kamere, babyita imirimo ya kamere, the works of flesh, ariko bakanatubwira ngo imbuto z'umwuka, the fruits. Ntabwo ari works, ni fruits of the Holy Spirit. Mu yandi magambo twabishyira rero mu buryo bubiri. Iyi mirimo twita imirimo iri mu buryo bubiri. Hari imbuto, life out,
iturutse mu gakiza ari hariya tubona Paul avuga ngo ni imbuto z'umwuka wera tukanayibona no mu mirimo bya bintu rero navuga ngo gufasha abakene gusavinga muri church gusavinga hano turi byose biraturuka mu isoko yitwa salvation by grace alone. Urakoze ndagira ngo dusoreze hano hari rero umuntu avuze ngo akizwa n'imirimo icyo ni ikinyoma uvuga ko nawe yakijijwe tukaba tutabona ubuzima buturuka mu gakiza nacyo ni ikinyoma. Urakoze ngira ngo dusoreze hano hari ibyo twavuze wenda tuzagenda tugarukaho ubwo ibyo uvuze ngira ngo kugira ngo nyine wenda bikubiye mu nteruro imwe ari nacyo twashaka kureba isano iri hagati y'agakiza n'imirimo myiza. Ntabwo imirimo myiza ari ikintu Imana iri gusaba abantu kugira ngo bakizwe ahubwo Imana ikiza abantu ku buntu binyuze mu byo Kristo yakoze. Ahubwo imirimo myiza ni ikintu Imana iri gusaba abamaze gukizwa abamaze kwizera Yesu nk'imbuto za kagakiza yabahaye. Mu yandi magambo imirimo myiza ntabwo ariyo yinjiza umuntu mu gakiza ahubwo twavuga ko agakiza niko kabyara imirimo myiza mu muntu wamaze kwizera. Ubwo ndi kureba kimwe Yesu yabwiye abantu bazaga kubatizwa akavuga ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye. Ndagira ngo rero dushimira abari badukurikiye tuzakomeza kugenda tubiganiraho rwose. Waba afite ikibazo ashobora kukibaza rwose muri comment nayo kugira ngo bizadufashe no gutegura ibiganiro bitaha. Ariko katuzirikana ayo magambo dusorejeho yo mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugera ku wa 10. Mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu yirarira ko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana yitegure kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana iguhe umugisha Obed, Imana ihe umugisha bari badukurikiye nawe utaha.